Brother cyenda kora kuri pesa drip kuma kuchituvura amasoja amabica buri soko we gabanya fizo trust ampari gabanya voko we acana nabo bareke bavuge duhuze byasu je mabura basa benshi banga nibaze sakutubakome face tuje dukori bacange bakori pani ngibazi. What's poppin' my people? Sorry musinga mangarutse ndi kumwe n'umujene. What's poppin' my people? Imunsi ngabangarutse hano kuri Kosovo TV nkaba ndi kumwe n'umujene ewana umutumirwa wacu uyu munsi rero mbe nambe kujya tubashe kubabona full interview tunakomezanya mu bindi bintu bigiye bitandukanye aba showbiz amakuru y'ibyamamare sha uyu munsi rero ngabangarukanye ndi kumwe n'umutumirwa wacu aho ngusaba ikintu cyambe no kuba bagiye kanda kuri ino video kabisa manukaho gato rero tukirika ku kantu bita subscribe like and comment ubundi tumanuke dushushe tumeze neza kabisa. So mbere na mbere rero turi kumwe n'umutumirwa wacu ndagira ati dutangiranye n'umutumirwa basha kubana welcome hano kuri Kosovo TV ariko kaze rwose kuri Kosovo TV umunsi nishimiye kubana nawe welcome. Ndashimye kabisa kuba ngeze hano ngaha kuri Kosovo TV ibintu byose niho bibera ni gatanu kuri kagenzi kaka abahungu babadutayemo n'iki wallahi hari abantu babikora bakakwaka mura kandi hari abantu nka Kosovo TV ikintu dufasha hano ngaha ni ibintu byiza cyane kuba nje mubashije kuba mwanumira hano ngaha ndabyishimiye kabisa. Nta kibazo brother nta kibazo nimba ufite impano vayo tugusupporting hano kuri Kosovo TV vayo na amafaranga tuzakwaka ntubuntu kabisa vayo kabisa. So rero tutagiye kurereka ngarukana n'umuvandimwe wanjye hano rwose atangira nabibwira mu mashyi ko mwana mumenya neza aburangiye ndakuzi neza ndakuzi ariko nagari cyane. So twagiye rero kumwana n'umubrother bamwita Tracker. So uyu munsi rero twatumwa kiri hano agiye gutangira bibwira se ariko akantu gato rero buriya wambarukana mu freestyle namwe wanavuze Davizi birabitunguranye ariko wrong time kabisa ga freestyle hari du freestyle nagutamo twinshi mfite udusonge dushyashya agasonge gashyashya nimba ari kushaka kuba washaka ko nagutama ga freestyle ariko koze igihe cyo nshaka mbabarira unemo kabisa kangutemo nari brad. So brother cyenda kora kuri pesa drip kuma kuchituvura amasoja amabica buri soko we gabanya fizo trust ampari gabanya voko we acana nabo bareke bavuge duhuze byasu je mabura basa benshi banga nibaze sakutubakome face tuje dukori bacange bakori pani ngibazi. What's poppin' my people? Sorry musinga mangarutse ndi kumwe n'umujene bita Tracker man ako gutambwiye uburyo ira certificate wayizanye uburyo uramudari wabumanukanye kabisa buriya ibintu bizajyanga kumbwira ibintu ngende mbimenye bura buhoro buhoro nakiri nagwisha uramudari ko tawuzanye ngo tumeneho amazi aho yaba ariko nta kibazo after party bwo twareba location no twajya great season hakurya ngiyo za Remera cyo tukajya za Pilipili ngiyo twagana no muri swimming pool ubundi tugatumira n'abavana subizi. So rero ndibaza ino mpano wisanzemo yo kuririmba ese no umuntu wakubwiye ati jya muri music uri talented cyane ikintu wewe wiyumvishe mbwa ati why not ngiye nagomba kubikora nk'umujene shaman ngiye nyine kuba narisanze nanjye mvuga ati nkunze umuziki byadanje ntabwo ntabwo navutse nyine mvuga ati ngo ngiye nzaba umuhanzi n'iki ahubwo ngiye nyirumpeti nakundaga kuririmba uturirimbo tw'abandi man umuvi w'imyaka nka 80 gutyo ne wanyumvishije arangije aravuga ati wampeti we ndi kumva ukuntu urimo uraririmba uramutse uririmbye ibintu byawe byataha ndangije ndavuga ati nanjye nimba umusaza nk'uyu nguyu w'umukambwe wallahi angiriye icyizere ndavuga ati nimba ngiriye icyizere umuhungu nanjye reka nigaragaza wallahi umuvi w'imyaka 80 nakubeshye ne watumye ngiye nigira icyizere ndavuga ati bya bintu biroroshye kandi biranakomeye. Nibwo bwa mbere naje gukubita hanze Tracker mu myaka mfite imyaka 16 hafi 15 gutyo nibwo nakubise ikigoma ariko buretse akantu gatoya hari akantu gato utarumbwiye umunsi wa mbere ujya muri studio wumvaga umeze gute uvuga ati ngenda hageze ngiye kuri recording indirimbo yanjye ubuti cyembere nanjye narajya muri studio man kambanza nakubwize no kuri pe nawe numvaga nabona guhunda abapeti nyine barakoze kwa kuntu bakora utwaye bisera muri studio nyine umpeta ari kuri microphone ukabona nyine ni ibyambere
nanjye navuze ati hano wangezeyo niyo naririmba gusa ewana ari n'umukapo nyine n'umubofre wanjye man yari yifasha njyana muri stu nta kintu ngiye gukora basi mubwira ukuntu ngiye nkunda kugera muri stu numvaga ari ahantu nyine ewana bakora baba bibere nk'ahantu mu kirere ibintu byabo ari umuziki gusa ewana arambwira ati ngiye nzakujyana muri stu ngiye nzakugezayo tu ewana umuvuye yanjyanyemo nta nubwo naririmbye yarambwira ati tugende nkumvisha umuhumuro wa stu ewana nanjye nakaramo ruzungu ndavuga ati ewana umuhumuro wa stu ndawukeneye kabisa siko kugwamo natakayemo nsangamo abahungu wakita kindega noneho nyibona akantu k'aka microphone ndavuga ati bya bintu byabaye wallahi je nakubeshye muze cye natashya amaguru adakora hasi ubyumve kabisa mam doga bibonye yakubwiye gute iwantu usakibibona se we yatinze no kubyumva kwanza aravuga ati ntago ari umuhungu wanjye kabisa akimbona aravuga ati cyaze respect petit weho ikintu gihari shyiramo imbaraga n'ucika intege ewana kandi wirinde abantu bagushuka ngo ujye mu bintu bitari byiza gusa impano yawe ugize icyo wayikoresha wagera kure kabisa ndabizi watangiye ibintu by'umuziki tayari itabi urumogi ibintu nk'ibyo ngibyo abantu babyeyi batavuga ati umwana wacu arangiritse sasa mu rugo abantu mwabanaga bayifashe gute ntago bavuze ati byibuze track ubwo agiye mu muziki umuhungu wacu agiye kwangirika umujene wacu yana twamukundaga turahombye twaravunitse twamwishyura amashuri so man let me tell you to try nje ntago nigize njya mu muziki ngo ababyeyi banjye nyine ngo bahabe ngo bavuga ati umuhungu wacu agiye kuba umunywantabi umunywanzoga kuko nta n'umuvuye wanjye n'umumeri nta muntu wigize ukoresha ikiyobyabwenge na kimwe ibona ko yari abizi ko nanjye meze nk'imfura kabisa aravuga ati uyu muhungu wacu benshi ntago babyakiriye neza gusa njye ababyeyi banjye barambwira ati komerezaho nibyo bigezweho nibyo by'urubyiruko rwanyu ntago naguca intege nk'umuhungu wanjye gusa ewana ibintu by'ibitabi pembeni umuziki ewana imbere cyane ntabwo nigeze ahangayika avuga ngo ibitabi ni iki my mother ewana nawe ndamushimira ko yanshyizemo icyizere cya danje ambwira turashoboye wowe ikintu uzirinda ni ibyo bitabi dore abantu benshi arabizi ko abantu baba artiste iyo bagiye mu buhanzi bahita bumva ko ibitabi ewana ari byo bihita bikora imbere cyane ibitabi ntabwo ari neza mu rubyiruko njyewe ewana mba numva niyo mbonye umuntu w'urubyiruko urimo urabikoresha mugira inama kabisa ukuntu bikwiye. That's what's up my guy. Ni ikintu nanjye numva n'ubu ngubu si ukukubeshya numva kinkoze ku mutima kabisa ariko se byibuze mu gihe uteganya kuba wagera ku nzozi zawe urumva uyu munsi hari uburyo meza murumva utandukanye n'umuntu utari wagera muri studio na rimwe kandi hari abajene babumva bafite impano bavuga ati ngiye why not nagerayo kuki nageraho ese turamutse uhuye n'umunsi umuntu ufite impano uvuga ati ngiyewe ndumva nshaka kuzajya muri studio nanjye nkumva byibuze no kuntu iyo studio imera nkumva no kugira impano ufite n'impano yo kwandika niki wamufasha uyu munsi track urimo araguhostinga ukajya ku mateleviziyo atandukanye urimo urasohora mode urimo urakora amavideo meza cyane kandi ubushize mperuka kukubona bagutumiye kuri TV10 so kuri flash nakubonye mu kiganiro bita Celebs Magazine kabisa ewana thanks kabisa ko warambonye ni byiza nta nubwo ari we wenyine wambonye ni benshi cyane n'abajene benshi ariko ngenda ndashaka kumenya byibuze uyu munsi nicyo wafasha umuntu uri hasi yawe uramutse uhuye n'umujene udafite ubushobozi yego ntabwo uragira ku ntego zawe ariko byibuze uyu munsi ndabizi neza yuko hari ikintu ushobora gufasha umuntu kamuga ati bigenze gutya na gutya uzabizacamo kandi bigira ikibazo bizakunda mbere na mbere njye mfite icyo ngezeho kuko nza mu muziki ntabwo nigize ntabwo navutse nzi kuririmba hari abantu benshi bakubwira uti bino bintu wakoze nibyo abandi bakagupinga gusa njyewe mbonye umupeti ufite talenti ewana nkabona nyine ntabwo arakata muri studio mubonye n'ubu ngubu size kuko ntabwo ndahura nawe n'umupeti ndahura nawe nyine numve ko afite talenti kuko sinzi nimba wenda banyihisha ariko nje mubonye sasa hivi nge nkumva afite talent kabisa akambwira uti nje ntago ndajya muri stu wallahi nje ndakubwiza ukuri ko njewe namufasha kumugeza muri stu hari abahungu benshi bafite stu bacu namugezayo tu kandi ndakeka ko nawe ukorera hano ngaha kuri Kosovo ndakeka nawe mubonye ntago watuma ewana iyo mana igucika kuko n'ubungu yuza ko wagira ngira gucika nanjye wandeka mana nakubwiye atangaha nta amafaranga dukeneye
icyambere dukeneye no kusapotinga impano tukazamuka natwe n'abantu benshi baba baradufashije urumva rero niyo mpamvu nimba ubonye umujene ubona afite impano kandi ashoboye atari kwishora mu bintu bibi mufashe urebe nimba ejo n'ejo bundi byazakunda. Nta bantu benshi baba baragiye batwereka urukundo kugira ati uyu munsi natwe tubashe kuba twaba abo turi bo uyu munsi. Ndabizi uracyakomeje urugendo rwawe. Ese niki ubikiye nk'abakunzi bacu ba Kosovo TV n'abakunzi bawe muri rusange byibuze urabona yuko ufite ibihangano byinshi bigiye bitandukanye. Ese niki twakitega mu minsi iri imbere ugiye kuba waduha gishasha? Ewana igihangano gishyashya mfite wallahi hari ibihangano byinshi kabisa bishyashya gusa hari icyo nenda kubatamo. Ni igisonge cya danje man, ni igisonge cya danje, ni afrobeat. Ewana ndabizi abahungu n'abadada ewana bakunda afrobeat. Tuntu tw'utugambo turyohereye mutwitegure. Ni songe bayita, ni songe nshyashya bayita my wife. Ewana ndi kumwe n'undi mutalama wallahi wa danje. Ewana amativi yo nakasa mutwe yaramenaguye abantu bose bifa. Ewana surprise ubafitiye uwo mujene wamubwiye se cyane surprise uzatungura abakunzi bacu. Ewana umujene sinamubabwira mwebwe nzabatungura gusa ndabizi ko mumuzi muri benshi kuko ibintu yakoze hanze hanga n'imahanga baramuzi man. Ni mubi cyane. So rero track ndishimye kuba uyu munsi twabanye hano kuri Kosovo TV. Urabizi kugufatisha byari byarangoye cyane n'akazi ufite muri ino minsi ndabona atari ibintu byoroshye kandi nawe thanks wakoze cyane. Waduhaye umwanya kandi hano kuri Kosovo ni mu rugo isa n'isawaza tugakora. Amarembo arafunguye, abandi bajene bafite impano muze tubasapotinge. Byiza so ahubwo ndajya tuganire ku kantu gato byibuze uyu munsi nizihe mbogamizi urimo urahura nazo mu rugendo rwawe rw'umuziki. Ikintu uri kumva kiri kukubera challenge urabona kuri codinga audio video even na promotion urabona umuziki urashoboye kandi uri talented byibuze imbogamizi uhura nazo challenge ni izihe? Ewana njye ubundi nakubwira ngo imbogamizi mpura nazo man biba bigoye cyane nyine tungiye imbogamizi mbona zimbera imbogamizi kabisa ni school man. Naho ubundi nta kindi kintu ewana navuga ngo kimbera imbogamizi ni school nuko nyine ewana nyiri ku gatikito k'amashuri. Biranshimishije hanze usanga abajene bandi bakubwira ati twebwe turimo turagira ikibazo cya promotion, turimo turagira ikibazo cy'amafaranga yo kujyana muri studio, turimo turagira ikibazo cya video. Ese ibyo ngibyo byo ntago bijya bikuberaho nk'imbogamizi? Ibyo ngibyo nyine ntago navuga ko mfite ubushobozi nyine buhagije ko nta n'ahantu ndagera nyine ku buryo navuga ati ubu ngubu iki kibazo cyo kurikodinga gukora izo video umuntu nyine ugupromotinga boro zawe ntago nyine navuga ko mbifite mu biganza byanjye gusa nyine aho ngeze ndashima Allah kabisa. Inshallah kabisa kandi wigira ikibazo kubera Imana bizakunda kabisa. Abavandimwe turahari, Kosovo irahari ni kubwanyu. Ndajya tongera udutema kabisa abakunzi ba Kosovo TV. Ngiye ntago nakemera kugenda tongera Kosovo TV wallahi we go lash wallahi ibyo kujya hasi ntago ari byo bya Kosovo. Kujya hejuru nibyo byacu nibyo bya mbere kabisa. Ngiye barimo ndavuga ati Kosovo TV ikintu yadutayemo kiba kibyibushye cyane. Nimba ushaka ko ngutamo nagutama agasongi kameze fresh. Me are ready to listen you my brother. Don't mind. So waminduriye ubuzima wamaruriye inzira ninjira mu mutima hatoro nshira muri paradise hatore wirukanye mwishima nagenza kurinda amarira every time nzagukunda cyane oya cyane abashaka bavuge naje oya naje kuko wankunze uko ndi ni once is lonely cause wind is again you take a decision please make a decision. Wala track ewana uyu munsi ndishimye kabisa kandi thanks kuba waje kubana natwe ewana thanks kabisa nanjye ndishimye izi saha kuba mwana umengagera nkabasha kugira hano. Ase buriya ihangane gato kuguca mu ijambo byibuze nize platform ufite ukoresha
ku buryo umuntu aramutse akeneye kuba yakubona ibikorwa byawe yavuga ati byibuze ngenda mubariza aha n'aha ngaha. Thanks kumbajije icyo kintu, nanjye biranshimishije kuba ukimbajije. Njye platform ndazikoresha tu, yaba YouTube, TikTok, IG, hose mba ndiyo tu. Kuri YouTube nukwandikamo tracker, ukandikamo 92 tracker 99, ewana ibihangano byanjye bikugeraho 5 kuri kagenzi kako. TikTok ni tracker officially, Instagram IG nayo ni tracker official. So abakunzi bacu ba Kosovu TV tracker mu support ewana, kandi ikindi ntugende udakanze subscribe, like and comment kugira tujye ubana n'ibindi biganiro byacu bigiye bitandukanye tuzatwa uploadinga. That's WhatsApp yari Viva Hosi, tuzatubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, yaba showbiz, amakuru y'ibyamamare. Wallahi ushize mwabonye ko twaganiye ku kintu bita urukundo rw'ababyeyi, twahosinze abantu baginshi bagiye batandukanye bafite story y'ubuzima, so turacyakomeje. Tracker rero ahangaha ni mu rugo, welcome, amarembo arafunguye, in zake na support uzambwire ndahari ku bwawe, Kosovira hari ku bwawe, twese we are ready to help you if you want to support you, no problem brother. Welcome kabisa. Thanks kabisa Yohana Kosovu ni neza. Njyewe n'umuntu rwose utaragera hano ngana namushishikariza kuhagera afite talent, kuko Yohana man nago bano bakapo bakora kuri Kosovu TV man nago ari abantu biyemera, nta nubwo baguca ibiceri bro. We nuko ukora kufi, we ni wumva ufite talent wallahi Yohana mukoringe cyase Yohana, ahantu hose babakorerayo baratuzi man, kandi nta muntu utatuzi kabisa. Kosovu nayo muyitera, nayo tumeze neza, twishimye kuba muduteramo motivation, mudufasha kuba mwadukoresha n'ibi biganiro. So nkaba nishimye kabisa kuba mwantumiye hano ngaha. Nanjye ubu byanadenze kabisa, byandenze wallahi. So reka dushimiye na Dano badufashije ku bahanga bw'ibyuma, data big things kabisa. Ikindi ntago twakibagirwa no gushimira Mr. Red Films kabisa n'aba yadufashije. Murabona yuko ari ni Kosovu TV ariko present by Red Films kabisa, nta cyahindutse, turacyahari 5 kuri 5 kabisa. Anytime tubaha ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Thanks bro, thanks kabisa. Abakunzi ba Kosovu turabakunda cyane, turahari ku bwanyu. Aho gato wallahi ari umukapo kuri Kosovu TV wallahi nemera. Asinzi abenshi n'abamuzi ku bazina man afite amazina nk'ayishoka man. Bamwita James kuri Boston G, baramenya kuri Sharif, amazina afite amazina menshi cyane n'umwa Mr. Lady Film wallahi. Niwe wanjewe ameze gute ba? Hongo data big things kabisa, utahanze nza ntagakunda kwigaragaza, ariko hari umunsi nzamuhostinga nkamuzana. Wallahi uramukapo ibintu byose ni biri inyuma kabisa. Kuba uyu munsi turi hano urumva niwe wabigizemo uruhare. Ndabizi mufite amatsiko menshi, ariko nzamubazanira mu gihe kiri imbere kabisa. Don't worry kabisa, data big things kabisa. Thanks kabisa. Wala mushene wala uzamunzanire yigize kungura agasombe n'ubugari hariya mu Kiryogo man. Mukakunda mufana byadanje. Mr. Red Film kabisa ni neza. Bamwita Boston G, ndamufana wala umuntu repisi no mugera umubwira uti Mr. Track wallahi yatugwiriyemo arakutaye ibintu birenze kabisa. Wala mubwira ati ni ku mutima wallahi. Thanks kabisa. That's what's up my guy. Akaba ari Viva Host kuri Kosovu TV. Don't forget to make the subscribe, like and comment. So tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, showbiz, amakuru y'ibyamamare, bakaba bamwita Tracker, that artist man, the best artist. Thanks kabisa. Thanks brad.